padiri yaravuze ngo hari umuntu wari urwaye ugutwi gufunga nari maranye iminsi ugutwi gufunga twasagamo ibintu bitandukanyije nasaga nk'uri mu ishyamba mbese ubwo rero akimara kubivuga numvise ugutwi kwarazibutse ndakira ibyo byose numvagamo ntabwo nongeye kubyumva gushima Imana rero Imana mwishimire cyane kandi dushime na padiri wacu tujye tunamusabira nk'uko yabidusabye Imana imwongerere imigisha
akazi kubw'ibyo Imana yankoreye gushize ubw'uburwayi yanyirije butandukanye uko umwana wanjye yakiriye impanuka no kuko Imana izankorera mu gihe impanuka. Amazina yanjye banyita Nyiransabimana Laurence, nkaba navuye muri santarare ya Kinyanja, paruwase Niyakora. Icyingejeje aha rero no gushimira Imana mu isengesho ry'ubushize padiri yaravuze ati hari umubyeyi ufite umwana muri CH ati Yezu aramukiye. Kuko impuhwe n'imbabazi rero ntaje gushimira Imana, uwo mwana Imana yamukuye muri CH ubu ngubu akaba ari mu rugo. Nicyo cyanteye kuza gushimira Imana. Kuri igitabo cy'ukarisitiya abana kubaho katigite bavandimwe bacu bakristo bavandimwe Kristo Yezu akuzwe. Nanje gushimira Imana, nanje nitwa Uwambaje Donata, naturutse muri Kirisitari ya Gatare nsengera ku Kihogo. Ubwo nanje gushimira Imana, nikiteye gushimira Imana. Mfite umugabo abenshi baramuzi, yari ari kubaka akandagira mu mbuye munsi y'ikirenge, amaze gukandagira mu mbuye ntakomureka aho yakandagira ahubwo hatoboka ikirenge hejuru kiratoboka inyama ziroboka zivamo. Ubwo noneho aja kwa muganga biranga ntafatashize. Ubwo ngubwo noneho baravuze ati reka nje mu rwezi y'Imana hani Kazuba. Ubwo yaje hani Kazuba mu kwa munani kuko icyo kirenge kimuranye umwaka ariko bari kwambara ubuheto. Ubwo twateye perezida mbese muri make naramutore kuko kari yakomeretse, ariko muri mu kwa karindwi ari kwambara ubuheto. Ubwo aje hani Kazuba. Ubwo ngubwo noneho padiri aravuga ati umuntu wakandagiye mu buye akaba afite igisebe Imana iramukijije. Ubwo mpita numva yuko umutware wanjye ari bukize kuko ari icyo kirenge cyaje. Ibyo bigushimira Imana. Kristo Yezu akuzwe. Ikindi bigushimira Imana, ubwo nari mfite imitwaro nja ku bitaro ndipimisha karahaca nagaye iminsi 9. Ubwo cyenda barambwira ngo ntaho kunyandika bafite ngo bujuje. Ubwo ngubwo noneho bakajya bamatransferi ngo bari kubona mu nda ngo sinzi uko bimeze ngo none nije mu Bigogwe. Kabwira Imana rero Yezu natwe mukiza byinshi nize gushidikanya ko n'imitwaro muzanduhurira. Ubwo bari kuri 27 igihe padiri akora impanuka. Ubwo nagiye mu isengesho ry'impuhwe mu kwa karindwi ku Kintobo kuko nta nubwo navaga mu rugo ariko natwe tukagengerayo kubera Imana. Ubwo padiri yazirikanye ababyeyi batwite cyane abasengera abasabira. Ubwo ngubwo nagiye kugera mu rugo numva ikibazo kibaye kuri padiri, ndavuga ngo nagikora uko byifashe kuko nari ngeze mu Kinani mu nzira ya bugufi. Ubwo ngeze mu nzira rwagati numva amaguru arangiye nsubira mu rugo. Ugusubira mu rugo ubwo Imana yamureye imirimo n'ibitangaza. Ubwo ngiye kumva numva ibiramfashe mu mwanya wo kubwira umuvandimwe wabirekeze. Ubwo umwana yari yaje. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo navuga ngo isengesho padiri yadusengesheje turi nk'ababyeyi, navuga ngo Nyagasani yararyumvishije. Ubwo nanjye ubwanjye barampeberaga, bamara kumpebera ndavuga nti buriya hari umuntu nkunda gukunda sengegeya, hari korasi akunda kuvuga ngo Yezu Yezu ubishatse wangwiza, ubishatse wangwiza. Kristo Yezu akuzwe. Iyo korasi yaramfashaga cyane. None mu gushima Imana reka nanjye ndirimba iyi korasi mumbabarire ntimbarangire. Wakoze Yezu wakoze, wowe warinze ubuzima bwacu, ntacyo twaguhaye inshuti yacu, byose ni wowe wabishatse. Urakoze, urakoze Yezu urakoze, wowe warinze ubuzima bwacu, ntacyo twaguhaye inshuti yacu, byose ni wowe wabishatse. Nakuzwe. Kuba tubyumva ku mwuka w'abazima tukaba twateraniye ahantu ni Nyagasani Yezu yacu twamuhaye iyo wabishatse. Ibirenze ibyo Nyagasani twazi byiza. Abati kubota agiranye mu 6 ndabishima Imana. Igihe cyane kigeze ahantu twakoze n'ikica ngeze mu rugo ndiheba penda ryama sinarara nize ngo ahoranyica mu rugo bambaga bakica nuko
turakora turarangiza ndakomeza ndiheba ujya bikajya binanira nuko ubwana cyagiza ageze gusohoka nari mfite abakozi ndagenda telefone yikuraho abandi banyeshuri bakajya barampamagara bati batsinze nkibaza koko ubu nanjye ndimo noneho kandi nakoreyemo twe twarabazwa niko nabivuga nuko abanyeshuri bakajya bavuga ngo iriya kari wewe nta n'umwe uri muzatsinda pe icyo nshimira Imana nuko yampaye diporome n'umunyeshuri wa nyuma akaba yagize senkani ari we wanyu mushimira Imana amashyi akozwe twari gushimira Imana hano yaje gusenga asaba Imana ko yamuha minerivare y'umwana ubwo arasenga mu isengesho avuga ko Imana yamwumvishe karamuha minerivare yatanze ishimwe yongeye ashimira Imana ko akomeje kumukorera ibitangaza kandi n'abandi bose bize gukora ibitangaza isaha rigera aho Imana amashyi mbere y'uko n'urwumva igice inara gushima Imana yaje mu isengesho avimyuna cyane mu mazuru ubwo bavuga ko isengero mu isengesho ko harabimyuna Imana yakijije mu bashize yavuze ko yari arimo gushimira Imana yakoraga n'ibizamini by'akazi kuri A0 agatsindwa isengesho byabereye hano padiri yarabivuze avuga ko akora ibizamini bagiye kuzatsinda none ubu yaratsinze kandi yizeye ko na Yezu azamuha n'akazi muri gutsinda umuhe Imana amashyi cyane rero